ngira ngo tuvugishije ukuri buriya umuryango navuga ko ariyo nkingi ya mwamba y'uburere muri rusange. Kubera ko umuryango buriya ugizwe n'abantu benshi. Umuryango haba ari uwo muryango nyine w'abapapa na mama n'abana, ariko hakaba n'abandi bahujwe n'isano y'amaraso, ariko hakaba n'abandi baturanye aho hose, akaba ari umuryango mugari. Umuryango mugari rero ngira ngo turebeye no navuga mu ijambo rikuru abayobozi b'igihugu cyacu bajya batubwira bati umuntu wese afata umwana wese nk'uwe, burya ni ikintu gikomeye cyane. Koko umuntu akumva ko umwana we atari uriya yabyaye uri mu rugo iwe arera gusa, ahubwo ko umwana wese utambuka imbere y'iwawe muhurira mu nzira, umwana w'umuturanyi, umwana ubona aho utuye, ko wese akureba nk'umuntu mukuru. Hariho niho usanga rero umuryango rimwe na rimwe navuga uhumbya tureba umwana wese, ugasanga ndetse habamo n'ikintu navuga kigenda kigaragara muri iyi minsi, navuga cyo kwikunda. Abantu bagasanga muri ya gahunda ngira ngo ni no kuyumva nabi, wenda abayobozi batubwira ati abantu babyare bake bashoboye kurera, ariko n'umuntu akumva ko kubyara bake ashoboye kurera, ko n'abana batarabe umwana wundi amufata nk'aho atanamureba. Muri make wenda niyo atagira icyo amumarira, wenda cyo kugira icyo amuha wenda cy'ikintu cyangwa cy'ibimutunga cyangwa cy'ubufasha, ariko akumva ko nta n'impanuro yamuha cyangwa yabona umwana wa runaka ari kononekara akamwihorera. Ibi rero ngira ngo rero nicyo kibazo kiri gutuma n'izi nda uko ziterwa abangavu ziyongera, aho usanga bwa mbere ugasanga umubyeyi cyangwa umuntu mukuru wese arabona umwana uko yitwara bitari byiza, ndetse ari kujya mu nzira mbi, ntabe yamukebura nuko atari uwe. Ariko bwa kabiri ugasanga hari n'ababyeyi cyangwa abantu bakuru nabo bafite uruhare mu kwangiza aba bana.